murebye neza nka mureka turebe neza murebe ukuntu urabona ko hari muri kigwa cya mbere tuba twabonye cy'itangiriro batubwira igihe cy'imbabazi nicyo twatwibwa naho umwanya noneho twongere turi nk'uko nababwiye ko kiriya kigo n'ubundi ushobora kongera ukakibona mu buryo bw'ubuturo bwera sanctuaire tukabonamo biriya bintu bitatu. Hari amagambo nifuza ko twasoma zina ntambwe eshatu, ni aya magambo yenda tuyasome tuyabona iyo uko twibuke ko igihe ubwo Kristo yari asubiye mu ijuru yabwiye intumwa ze ko agomba kugenda, noneho ababwira ko ngo azaboherereza umwuka wera. Aribwo yababwiye ko ngo uwo mwuka wera naza, ibyo turabona muri Yohana igice cya 16. Reka amagambo tuyasome. Yohana igice cya 16 ku murongo waho ni wa 8 ariko yarusha twahera kwa 7. Reka duhere kwa 7. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamwoherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi yaciriweho iteka. Bigira ngo turahanga naho tubonye imize ntambwe eshatu. Bari kutubwira ngo ko azabyemeza iby'icyaha, ibyo gukiranuka n'iby'iteka, ibyo guca iteka cyangwa se iby'urubanza. Izo ntambwe eshatu nizo tuvuga ngo uwo mwuka wera naza, dore ikintu azemeza ab'isi kubw'iby'icyaha n'ibyakirwa none twerekeranye no kwihana, la repentance. Ni cya kindi nanone Adamu yahawe nk'isomo rya mbere yagombaga guheraho byo kugira ngo asobanukirwe n'iby'icyaha. Noneho ikindi cya kabiri bakamwereka biriya byo gukiranuka, ni ukuvuga ngo icya gatatu noneho hakaba icyo cyo guca iteka. Muri izo ntambwe eshatu rero nanone nanone amagambo tubona andi magambo nanone ajya guhura nayo. Izo ntambwe eshatu atwereka mu byakozwe n'intumwa ku gice cyaho cya 3, igihe muzasoma na mbere mubanze muribuka ko ubwo Petero na Yohana bari bafunguwe, babanje gukubitwa n'abavuga bati ntimuzongere kwigisha mu izina ry'uwo Yesu. Ariko nicyo ubwo ya Pawulo, Petero na Yohana bari bakijije ikirema, ubwo bari bamaze guhabwa imbaraga z'umwuka, noneho bagiye kugera cyo kugira gite cyo guhamya ko Yesu w'i Nazareti wa wundi wabambwe ko ari we koko Kristo wari utegerejwe. Noneho niba twereka ko icyo bakoze, bagiye imbere y'urusengero, hari ikirema cyahoraga gisabiriza, abantu bose barakibonye rwose bakibona aho ngaho. Noneho ngo Petero na Yohana bahageze, kirabasaba. Noneho Petero avuga ati mba rero nta zahabu nta feza mfite, ariko icyo mfite ndakiguha mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ati haguruka wigendere. Ubwo ikitangaza kiba kirabaye, ikirema kirahaguruka, ngo biba igitangaza ku bantu bose babera aho hafi. Noneho baravuga bati koko ibibaye ni ibiki, ko twari tuzi ko wa muntu twamwishe, ko twabacecekesheje. Ati dore kandi none birongeye bagiye kongera gukora bya bintu
mbese biba ikibazo. Ariko noneho nibwo ngo abantu benshi batangaye mu mbaraga kuri mu rukundo rw'Imana, ngo nuko hari babandi benshi bamwe bari baragiye babajyana mu buyobe, cyangwa se kubera ko bari barashyize intekerezo ku bayobozi babo abo bayoboye. Ariko noneho ngo icyo gihe cyari kigeze no kugira ngo bongere batangare bamenye uko bigenze. Noneho kuri umurongo wa 17 niho ngo twahera yenda reka dore kuri wa 6 niho ku 16 aravuga ngo kandi uyu uwo mureba kandi muzi kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera ahawe n'uwo niko kumukijije rwose imbere yanyu mwese. Kandi none bene data, nzi yuko mwabikoze mutabizi, n'abatware banyu nabo nuko. Ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishohoje atyo. Yabishohoje icyo. Nuko kuri umurongo wa 19 avuga ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko izayituruka ku Mwami Imana, itume Yesu ariwe Kristo wabatoranirijwe kera, uwo ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Amagambo hano atubwiye ko haba ikintu cyo aravuga ati ibyo mwabikoze bose mutabizi, ariko noneho ubwo mumenye icyo mugomba kugira ngo utegure mwihane, ibyaha byanyu bibabarirwe, kugira ngo mubone kugira ngo iminsi yo guhemburwa ni ukuvuga nyuma yo kwihana haraza intambwe ya kabiri yo guhemburwa, yasarura none yo kwezwa tugira na Kristo, cyangwa se uwo mwanya wo kwezwa, uwo mwanya wo kugira ngo nk'uko tubibyuke mu byuko twabonye mu busobanuro bw'ubutumwa bwiza. Muri ya ntambwe ya kabiri habamo ugukura, hakabamo no kugaragaza imbuto, nyuma yaho hakaba icyo gihe cy'isarurwa. Mbese ibyo bihande bibiri bikaba biragaragaye, kubera ko iyo imbuto zagaragaye bihita bigaragaza ibihande bibiri. Nk'uko rero ibi byerekeranye n'ubuturo bwera, murabona ko hari izo ntambwe eshatu. Imwe nanone yindi y'umunyabyaha yabaga agomba kuba ari gusaba imbabazi. Intambwe ya kabiri ari hahandi yabaga ari kuvuganirwa imbere y'Imana n'umutambyi ari kumukorera umurimo wo kumuvuganira, ukubwo n'umurimo wo kumweza. Noneho intambwe ya gatatu ari yindi none yagombaga kuba iy'urubanza, yo guca yiteka, cyangwa se dukoresheje ikinyarwanda cyakoresha ngo kigiye cyiteka, cyo guca iteka, cyangwa se igihe cyo kurobanura, igihe cyo kureba abashoboye kuko kwezwa, abemeye kwezwa abaribo, cyangwa ko kimwe n'uko hari bamwe nubwo bari umurimo wo kwezwa bamwe batabyemera, nk'uko twabonye kuri Yuda wanze kwezwa, noneho Yohana we ahubwo ko akemera kwezwa, bigatuma akomeza kuba mukiranutsi imbere y'Imana. Ibyo ngibyo iki kigo rero murabona ko muri icyo gihe ikigo cyatangwaga mbere y'ivuka rya Kristo.
ndagira ngo nongere mbereka y'amagambo nanone ndumva ejo nari nabasomeye ariko nongere kajya nsubiremo ari muri Yuda, mu gitabo cya Yuda no batubwira muri Yuda, mu gitabo cya Yuda umurongo wa 14 batwereka ko Enoki wo mu gihugu wa karindwi no kugira ngo ndusheho gutsindagira yuko biriya zira ntambwe eshatu n'undi ibyo by'urubanza cyangwa byo guciteka n'undi na kera kose byari biriho, byari bizwe. Nagira ngo mbereke ko icyo gihe nagiye n'igihe cya Yuda nabyo bintu nabyo nako igihe cya Enoki nawe icyo gihe ibyo bintu nabyo byari biriho byo kuvuga byo guca urubanza. Yuda ndaje gatoya bareke magere Yuda aratubwiraho no ku murongo wa 14 baratubwira ngo Enoki uwa karindwi uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi zabera be kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batubaha Imana n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Ahangaha Yuda Enoki nanone arongera abona neza ko iki kintu cy'urubanza kiriho mu gihe cya kera. Mwenda ndabasoma ndarangiza kwa amagambo make nanone ajyanye n'ibi, ariko nari kugira ngo nanone mwongere tubone neza ko muri za ntambwe eshatu iyo dufashe nk'ikuri ishusho yenda nimara kuburaza kwibona neza, abari kuri Skype abari kuri Zoom mwe murayibona neza, nuko iyi ntambwe ya kabiri yerekeranye n'ubuturo bwera ni cya kigo kitwereka umurimo Kristo dukorera. Noneho kuri ya ntambwe ya gatatu ijyanye n'iby'urubanza, muri iki gihe nanone dufite iki? Dufite ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubwo abamarayika batatu ni ukuvuga ngo muri cya cy'urubanza nanone tugiye kuzabona iki? Tugiye kuzabona intambwe eshatu, 1 2 3. Reka turebe gatoya tubirebe gatoya ku yimishuje ikurikiyeho, nuko turabona ko mu gihe cyose buri ntambwe yose n'ubundi ubushobora kuzabonamo 1 2 3 ubwo ushobora kubona mu bakoramo intambwe eshatu. Twibuke yuko buri zira ntambwe zigeragezwa hari abanga umucyo wa mbere, ubutumwa bwa mbere. Nubwo abanzura ubutumwa bwa mbere nabo babahawe igihe muri kiriya gihe nabo bahawe nacyo dushobora kukibonamo intambwe eshatu, 1 2 3. Kwihana ntabwo ari uko icyo gihe cyo kwihana Imana nabo burya nayo yabanje kubanza yabahaye umwanya wo kwihana ku buryo ushobora kubona zira ntambwe intambwe ya kabiri n'iya gatatu. Noneho ku ntambwe ya kabiri nanone tuzayibona neza, tuzabonamo nanone ko harimo intambwe ya kabiri. Ku ntambwe ya gatatu n'ibihura no kuvuga ngo cyagiye nawe igihe cyo kugerageza cyo gupimwa kirageze, igipimo gipimirwa ku nshuro ya gatatu, haba habanje kuboneka 1 2. None kuri iki cya gatatu kuri iki gihe cy'urubanza nanone haba habonekamo intambwe ebyiri, iya mbere ya kabiri, iya gatatu ni ka kundi ko gupimwa igihe cyo gupimwa cyo kigeze. Iri hame tube turyumfashe gutya, tuzongera tubigaruke uko tuzongera ushaka kugenda twimbika ko bizagushaho kudufasha ko n'ibintu tugiye tuziga. Mubonye ko nk'ubutumwa bw'amarayika batatu bugiye bijyanye n'igihe n'ibyerekeye n'igihe cy'urubanza, kandi byatangiye mu 1000
byatangiye mu 1844. hariya ni ibijyanye n'iby'urubanza, ariko twibuke ko noneho mbere yo kujya mu 1844 hari habanje gutambuka intambwe ya mbere n'iya kabiri, ku ya gatatu igahera mu 1844. ibyo tuzabireba neza, tuzajya kwiga ubutumwa bw'amarayika batatu. ni ntabwo tuzongera turebe neza ko kuri kiriya gihe cya nyuma n'ubundi gihe cy'urubanza ziriya ntambwe eshatu n'ubundi zongera zikagaruka. ni uburyo abantu baba bagomba kubana n'Imana, n'ubwo buryo bagomba gushaka gusabana n'Imana banyuze muri ziriya ntambwe eshatu. izo ntambwe eshatu rwose ndabasaba kugira ngo murusheho gufata umwanya rwose wo kurushaho kubyumva, cyangwa se mwenda kuko biriya bintu bizadufasha cyane kureba cyane cyane ubutumwa bwa nyuma buheruka, kuko abatarize kuri ubu buryo ndi kubereka aha ngaha nibo babera ikibazo. ndumva mu kigo tuzakurya ubutaha nzagaruka kuri ibi mbereka, noneho mbereka ukuntu Imana ubwayo yarabitubwiye ko ngo abantu bagomba kubwiriza ubutumwa bwa nyuma, bagomba kuba bashobora gusobanukirwa n'imiburo ya nyuma, bagomba kuba biga uburyo nk'ubu ngubu bari bubakoresha, kandi nabwo n'ubundi itorero rigitangira rikiri mu mbaraga niko bigaga. noneho nyuma yaho baza byo kugenda bagira intege nkeya, bagira ubwo noneho babyibagirwa babishyira ku ruhande, ndetse babitangiye mu 1919 byaje kugira mu mwaka wa 1930 baramaze kubishyira ku ruhande, baratangiye kubishyira ku ruhande. ariko nukuvuga mu gihe cyose mu gitoro rya mbere ryari riri kumwe n'umujakazi w'Ibarangihari, bose niko bigaga bafata ibyanditswe, bakagifata imirongo ku mirongo, bagafata ihame ku ihame, ku buryo byabatumaga bashobora kubona neza, bakabona kuko amateka bagenda yisubiramo, kuko ijambo ry'Imana rigenda ryisubiramo. ndagira kubona mwatangiye kubibona neza, rigenda ryisubiramo kugira ngo buri wese arusheho gusobanukirwa neza no gushikama aho ageze. ni ukuvuga ngo ubwo butumwa bwiza bw'ubwami bugenda bukurikije ririya hame 1 2 3, n'iryo rigenda byisubiramo. nizo mpamvu twakongera kubibona neza ko iyo kuva mu itangiro kurinda amateka y'isarangira cyangwa mu butumwa Imana igenda iha, buri gihe cyose n'ahandi bimeze nka shene, bimeze nk'uko bigiye ari nk'uko ishene bifatanye, hari turiya tukantu ngo buze kariya kantu kaba kazinze kagenda gacomekana n'akandi gacomekana n'akandi. ni nako bimeze, ni nako Imana kugenda iduha umucyo, igenda icomekaho, igenda yongeraho iyindi, ariko noneho buri ano cyangwa se buri gafungo kamwe ubwako kaba gafite ni umucyo Imana ibitanze. ako gafunguro ubwako kaba gafite kagenda kuzura za kuri ziriya ntambwe eshatu, 1 2 3. niyo batubwira ngo umurimo uyu mucyo Imana ibitanze, kuko akenshi Imana itanga umucyo, kuko haba habanje kuba igice cy'umwijima. ni ukuvuga ngo bihamagariye abana bo kwivugurura n'ubugorozi. ibyo byo kwivugura no kubugorozi, iyo ibiti bitanze biba bigiye kugenda bigiye kuzakurikira ziriya ntambwe, intambwe imwe, intambwe ya mbere, intambwe ya kabiri, intambwe ya gatatu hakabaho ukushungurwa, kuko yenda umucyo bawanze cyangwa bawemeye. reka ndangirize kuri aya magambo, ariko yo ntabwo ari mu Gifaransa, ntabwo nyafite mu Kinyarwanda, yene kumurama nyihanganira mu kuyasemura. rero turangirizaho.